Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku gice cyacu cya 41 mu gitabo cy'Itangiriro. Uyu ni umunsi wacu wa 9 dusoma Bibiliya. Titre yaho iravuga ngo Yosefu asobanura inzozi za Farawo. Imyaka 2 ishize, Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Mu ruzi havamo inkandwi z'igikundiro zibyibushye zirishiriza mu mifunzo. Izindi nkandwi z'umwaku zinanutse zirazikurikira, ziva mu ruzi zihagararana na za zindi ku nkombe y'uruzi. Za nka z'umwaku zinanutse zirya za zindi z'igikundiro zibyibushye uko ari ndwi. Farawo aribambura, arongera aribikira, arota inzozi za kabiri ngo amahundo 7 ahunze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amera ya mahundo ahunze atsibaze uko ari 7. Farawo aribambura amenya yuko ari inzozi. Mu gitondo ahagarika umutima, ahamagaza abakonikoni ba Egiputa bose n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotorera inzozi ze, ntihagira ubasha kuzisobanurira Farawo. Maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati, uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yarakariye abagaragu be, anindishiriza mu nzu y'umutware w'abamurinda, njye n'umuvuzi w'imitsima mukuru. Turotera ijoro rimwe twembi, turota inzozi zisobanurwa ukubiri. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo, umugurano w'umutware w'abakurinda. Tumurotorera inzozi zacu, arazidusobanurira, asobanurira umuntu wese nk'uko inzozi ze ziri, kandi uko yabidusobanuriye niko byasohoye. Farawo yansubije mu butware bwanjye, wa wundi aramumanika. Maze Farawo ahamagaza Yosefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farawo ari. Farawo abwira Yosefu ati, narose none ntawe ushobora kuzisobanura. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yosefu asubiza Farawo ati, si njye, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Farawo abwira Yosefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi, havamo inkandwi zibyibushye z'igikundiro zirishiriza mu mifunzo, maze zikurikirwa n'izindi nkandwi zizamuka zonze ari umwaku zinanutse cyane. Sinari nabona inka mbi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose. Izo nka zinanutse z'umwaku zirya za nka zibyibushye zabanje uko ari 7. Zimaze kuzirya ntiwamenya yuko ziziriye, ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere. Nuko ndakanguka, kandi ndota ngo amahundo 7 atsibaze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 yumye y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amera ya mahundo meza uko ari 7. Nzirotorera abakonikoni, ntihagira ubasha kuzinsobanurira. Yosefu abwira Farawo ati, inzozi za Farawo ni zimwe. Ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Za nkandwi nziza n'imyaka 7, na ya mahundo 7 meza n'imyaka 7, ni inzozi ni zimwe. Na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye ni imyaka 7, na ya mahundo 7 y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba nayo ni imyaka 7. Izaba imyaka 7 y'inzara. Icyo ni cyo nabwiye Farawo nti, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose, hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara. Ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa. Inzara izamara igihugu, uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ikurikiye, kuko izaba nyinshi cyane. Kandi cyatumye izo nzozi zibonekera Farawo,
kabiri ni uko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyiraho ahunikisha igice cya gatatu cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwe na Farawo, bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati, nimumupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati, njye Farawo ndahiriye ko ntawuzunamura ukuboko, ntawuzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Farawo ahimba Yosefu Safunatipaneya, amushyingira Asenati mwene Potifera, umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu atambagira igihugu cya Egiputa. Yosefu yari amaze imyaka 30 avutse ubwo yakoreraga Farawo. Yosefu ava aho Farawo ari, atambagira igihugu cya Egiputa cyose. Yosefu ahunika imyaka myinshi. Mu myaka y'uburumbuke uko ari 7, igihugu kirera gisenyukamo imyaka. Ahunikisha ibihunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa uko iyo myaka 7 ingana. Abihunika mu midugudu imyaka yo mu mirima ikikije umudugudu wose, ayihunika muri wo. Yosefu ahunika imyaka y'impeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja, ageza aho yarorereye kubara kuko itabarikaga. Yosefu abyara abahungu 2 inzara itaratera, ababyarana na Asenati mwene Potifera, umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu yita imfura ye Manase ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. Uwa kabiri amwita Efurayimu ati, nuko Imana yanyororokereje mu gihugu nabonyemo umubabaro. Ya myaka 7 y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cya Egiputa irashira. Imyaka 7 y'inzara itangira gutaha nk'uko Yosefu yari yarabivuze. Inzara itera mu gihugu cyose, ariko mu gihugu cya Egiputa cyose bo bafite ibyo kurya. Igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara, batakambira Farawo ngo abahe ibyo barya. Farawo abwira Abanyegiputa bose ati, nimusange Yosefu mukore icyo abategeka. Inzara ikwira mu bihugu byose. Yosefu akingura ubuhuniko bwose, ahahisha Abanyegiputa. Inzara irakomera cyane mu gihugu cya Egiputa. Abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke, kuko inzara ari nyinshi mu bihugu byose. Igice cya 42, titire yabo iravuga iti, bene se wa Yosefu baza muri Egiputa guhaha. Yakobo yumva yuko ubuhashyi buri muri Egiputa, abaza abana bati, niki gituma murebana? Kandi ati, numvise yuko hari ubuhashyi muri Egiputa, nimumanuke mujyeyo muduhahireho iyo tubeho tudapfa. Bene se wa Yosefu 10 baramanuka bajya guhaha imyaka y'impeke muri Egiputa.
ariko Benyamini mwene nyina wa Yozefu Yakobo ntiyamutumana na bene se, kuko yibwiraga ati ahari yagira ibyago. Abana ba Isiraheli bajya guhahana n'abandi, kuko inzara yateye mu gihugu cy'i Kanani. Kandi Yosefu niwe wari umutware w'igihugu cya Egiputa, niwe wahahishaga abo muri icyo gihugu bose. Bene se wa Yosefu baraza bamwikubita imbere bubamye. Yosefu abona bene se arabamenya, arabirengagiza, ababwira nabi. Arababaza ati, murava he? Baramusubiza bati, turava mu gihugu cy'i Kanani tuje guhaha. Yosefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Yosefu yibuka za nzozi yabaroteye, arababwira ati, muri abatasi muje gutataho igihugu gifite amaboko make. Baramusubiza bati, siko biri databuja, ahubwo abagaragu bawe tuzanywe no guhaha. Twese tuva inda imwe, turi abanyakuri, abagaragu bawe ntituri abatasi. Arababwira ati, siko biri, ahubwo gutata aho igihugu gifite amaboko make niko kubazanye. Baramusubiza bati, abagaragu bawe turi abavandimwe, turi 12, turi abana b'umwe wo mu gihugu cy'i Kanani. Umuhererezi yasigaranye na data, undi ntakiriho. Yosefu arababwira ati, icyo ni cyo nababwiye nti muri abatasi. Iki ni cyo kizabahakanira. Ndahiye ubugingo bwa Farawo, ntimuzava hano umuhererezi wanyu ataje. Mutume umwe muri mwe azane murumuna wanyu, namwe murabohwa, amagambo yanyu ageragezwe yuko muri abanyakuri. Nibitaba bityo, ndahiye ubugingo bwa Farawo muri abatasi. Bose abamaza mu nzu y'imbohe iminsi 3. Ku munsi wa gatatu Yosefu arababwira ati, mugenze mutya mudapfa, kuko nubaha Imana. Niba muri abanyakuri, umwe muri mwe abavandimwe asigare abohewe mu nzu yanyu y'imbohe, abandi mugende mujyane imyaka y'impeke yo kubamara inzara mu ngo zanyu, maze munzanire umuhererezi wanyu. Niho amagambo yanyu azamenyekana ko ari ay'ukuri, bigatuma mudapfa. Bagenza batyo, baravuga bati, ni ukuri turiho urubanza rw'ibyo twagiriye mwene data, kuko twabonye uko umutima we wari ubabaye ubwo yatwingingaga, natwe nitwumwumvire, nibyo biduteye aya makuba. Rubeni arababwira ati, sinababwiye nti mwe gukora icyaha kuri uwo mwana mukanga kunyumvira? Nicyo gitumye amaraso ye adushakirwaho. Ntibamenya yuko Yosefu yumva ibyo bavuga, kuko yavugirwaga n'umusemyi. Abatera umugongo, abasigaho ararira. Abagarukaho avugana nabo, abakuramo Simeyoni, amubohera mu maso yabo. Yosefu ategeka ko babuzuriza imyaka y'impeke mu masaho yabo, kandi ngo basubize ifeza y'umuntu wese mu isaho ye, kandi babahe n'impamba. Babagirira batyo, bahekesha indogobe zabo ihaho ryabo, bavayo. Aho baraye, umwe muri bo ahambuye isaho ye ngo agaburire indogobe ye, abona ifeza ye asanga iri mu munwa w'isaho. Abwira bene se ati, ifeza yanjye irangarukiye, dore iri mu isaho yanjye. Bakuka imitima, barebana bahinda imishyitsi bati, ibi ni ibiki iby'Imana itugiriye? Yakobo yanga kohereza Benyamini. Basohora kuri se Yakobo mu gihugu cy'i Kanani, bamubwira ibyababayeho byose bati, umugabo ukomeye utwara icyo gihugu yatubwiye nabi, akeka yuko turi abatasi babatata. Natwe turamubwira tuti, turi abanyakuri ntituri abatasi, turi abavandimwe, turi 12, dusangiye data umwe ntakiriho, umuhererezi yasigaranye na data mu gihugu cy'i Kanani. Uwo mugabo ukomeye utwara icyo gihugu aratubwira ati, iki ni cyo kizambwira ko muri abanyakuri. Nimusigire umwe muri mwe abavandimwe, mujyane ibyo kubamara inzara mu ngo zanyu, mugende munzanire umuhererezi wanyu. Niho nzamenya yuko mutari abatasi, ahubwo ko muri abanyakuri. Nanjye nzabaha mwene so, kandi muzatunda mu gihugu. Basutse ibyo mu masaho yabo, babona igipfunyika cy'ifeza
cy'umuntu wese kiri mu isaho ye. Bona se babonye ibipfunyika byabo baratinya. Se Yakobo arababwira ati, mungize incike, Yozefu ntakiriho, Simeyoni ntariho, none kandi murashaka kunkuraho na Benyamini? Ibyo ni njye bibayeho byose. Rubeni abwira se ati, nintamukugarurira uzica abahungu banjye bombi. Mumpe, ndamwishingiye, nzamukugarurira. Aramusubiza ati, umwana wanjye ntazajyana namwe, kuko mwene nyina yapfuye akaba asigaye ari ikinege. Yagirira ibyago mu nzira muzacamo, muzatuma imvi zanjye zimanuka. Yagirira ibyago mu nzira muzacamo, muzatuma imvi zanjye zimanuka ishavu zijya ikuzimu. Bice 43. Bene Yakobo basubira muri Egiputa guhaha. Inzara irushaho kuba nyinshi mu gihugu. Bamaze imyaka y'impeke bakuye muri Egiputa. Se arababwira ati, nimusubireyo muduhahire utwo kurya. Yuda aramubwira ati, wa mugabo yaratwihanangirije ati, ntimuzance iryera mutazanye na murumuna wanyu. Watwoherezanya na murumuna wacu, twagenda tugaguhahirayo. Ariko nutamwohereza ntituzajyayo, kuko wa mugabo yatubwiye ati, ntuzance iryera mutazanye na murumuna wanyu. Isiraheli arababaza ati, ni iki cyatumye mungirira nabi mutyo, mukabwira uwo mugabo yuko mufite mwene so wundi? Baramusubiza bati, uwo mugabo yatubajije atwinja uko turi ubwacu na bene wacu uko bari. Muracyafite so? Ati, muracyafite so? Mufite mwene so wundi? Tumusubiza ibyo yatubajije. Tuba twarabwiwe n'iki yuko ari butubwira ati, muzane murumuna wanyu? Yuda abwira se Isiraheli ati, nyoherezanya n'uwo muhungu, turahaguruka tugende, tubeho tudapfana nawe n'abana bacu. Mbaye umwishingizi we, aba ari njye uzamubaza. Nintamukugarurira nkamugushyikiriza, nzaba ngukoreye icyaha kitazamvaho iteka. Iyo tudatinda, nzi yuko none tuba tugarutse ubwa kabiri. Se Isiraheli arababwira ati, ubwo bimeze bityo, nimugende mutyo. Mujyane mu masaho yanyu imbuto zo muri iki gihugu ziruta izindi ubwiza, muzishyire uwo mugabo ho ituro. Mujyane umuti womora muke n'ubuki buke n'imibavu n'ishangi n'ububemba n'indozi. Kandi mujyane ifeza z'ingereka zingana nazo n'ifeza zagarutse mu minwa y'amasaho yanyu, muzisubizeyo ahari n'amahugwe yatumye zigaruka. Mujyane na murumuna wanyu, muhaguruke musubire kuri uwo mugabo. Imana ishobora byose ibahe kubabarirwa nawe, ngo ababohorere mwene so wundi na Benyamini. Nanjye niba bikwiriye ko mba incike, nzabeyo. Bajyana na Benyamini, basanga Yozefu mu rugo. Ba bagabo benda ayo maturo, bajyana ifeza z'ingereka zingana nazo, bajyana na Benyamini. Barahaguruka bamanuka bajya muri Egiputa, bahagarara imbere ya Yozefu. Yozefu abonye Benyamini ari kumwe nabo, abwira igisonga cye ati, injiza aba bantu mu nzu yanjye, ubage witegure ibyo kurya, turi burire hamwe ku manywa y'ihangu. Uwo mugabo akora ibyo Yozefu yamutegetse, yinjiza abo bagabo mu nzu ya Yozefu. Baratinya kuko yabinjije mu nzu ya Yozefu. Baravuga bati, ifeza zagarutse mu masaho yacu ubwo twazaga mbere, nizo zatumye batwinjiza ngo adushakeho urwitwazo, adusumire, atunyagane n'indogobe zacu, tube imbata. Begera cya gisonga cya Yozefu, bavuganira nacyo mu muryango bati, databuja, mbere twaramanutse tuza guhaha. Tugeze mu icumbi duhambura amasaho yacu, umuntu wese asanga ifeza ye iri mu munwa w'isaho ye. Ifeza zacu dusanga zingana uko zanganaga, none turazigaruye. Kandi tuzanye izindi feza zo guhaha, ntituzi uwashubije ifeza zacu mu masaho yacu. Arabasubiza ati, mushyitse imitima mu nda, ntimutinye. Imana yanyu, Imana ya so, niyo yabashyiriye ubutunzi mu masaho. Njyeweho ifeza zanjye narazishyikiriye.
asohora Simeyoni aramubazanira. Nuko wa mugabo yinjiza abo bagabo mu nzu ya Yozefu, abaha amazi boga ibirenge, agaburira n'indogobe zabo. Begeranya amaturo kugira ngo Yozefu naza ku manywa y'ihangu asange biteguye kuyamutura, kuko bari bumvise yuko bari burire hamwe nawe. Yozefu atashye bamusangisha mu nzu ya maturo bazanye, bamwikubita imbere bubamye. Ababaza uko bari, kandi ati so aracyakoma, wa musaza mwavugaga aracyariho? Baramusubiza bati data umugaragu wawe ni muzima, aracyariho. Barunama bikubita hasi. Yubura amaso abona Benyamini murumuna we. Mwene nyina arababaza ati uwo ni we muhererezi wanyu mwambwiraga? Maze aramubwira ati Imana ikugirire neza mwana wanjye. Yozefu yihuta kugenda, kuko umutima we wari ufitiye urukumbuzi mwene nyina, ashaka aho aririra. Yinjira mu nzu ya ruguru ayiririramo, yiyuhagira mu maso, aragaruka ariyumanganya, aravuga ati nimumwarure ibyo kurya. Nimwarure ibyo kurya. Bamugaburira ukwe na bene se babagaburira ukwabo, n'Abanyegiputa bariraga hamwe nawe babagaburira ukwabo, kuko Abanyegiputa batasangiraga n'Abaheburayo, kuko cyari ikizira ku Banyegiputa. Bicara imbere ye, bicazwa uko bakurikirana, imfura uko ubukuru bwayo buri, n'umuhererezi uko ubuto bwe buri, bavugana batangara. Yozefu ategeka ko babazanira amagaburo yari imbere ye, ariko igaburo rya Benyamini riruta ayabo 5. Baranywa banezeranwa nawe. Igice cya 44. Igikombe cya Yozefu kibonwa mu isaho ya Benyamini. Yozefu ategeka igisonga cye ati nimwuzuze amasaho yabo bagabo ihaho ringana n'iryo bashobora kujyana. Ushyire n'ifeza y'umuntu mu munwa w'isaho ye. Ushyire n'igikombe cyanjye cy'ifeza mu munwa w'isaho y'umuhererezi. Ushyiramo n'ifeza ye yahahishaga. Abigenza uko Yozefu yamutegetse. Bukeye hamaze kubona, abo bagabo basezeranwa n'indogobe zabo. Bavuye mu mudugudu bataragera kure, Yozefu abwira igisonga cye ati haguruka ukurikire ba bagabo. Nubageraho babwire uti niki gitumye mwitura inabi uwabagiriye ineza? Icyo mwibye si cyo databuja anywesha, kandi si cyo yikingira aragura. Ubwo mwakoze mutyo mwakoze icyaha. Abageraho ababwira ayo magambo, baramubwira bati databuja ni iki kikuvugisha amagambo ameze atyo? Ntibikabeho ko abagaragu bawe dukora ibimeze bityo. Dore ifeza twasanze mu minwa y'amasaho yacu twarazigushubije tuzivanye mu gihugu cy'i Kanani. None twabasha dute kwiba ifeza cyangwa izahabu byo mu nzu ya shobuja? Uwo uri bukibonane wo mu bagaragu bawe yicwe, natwe duhinduke imbata zawe databuja. Arababwira ati nuko rero bibe nk'uko mubivuze. Uwo kiri bubonekeho niwe uri bube imbata yanjye, namwe ntimuri bugirweho n'urubanza. Barihuta barururutsa, umuntu wese ahambura isaho ye, arasaka ahera ku mfura agera ku muhererezi. Cya gikombe kiboneka mu isaho ya Benyamini. Bashishimura imyambaro yabo, umuntu wese akebesha indogobe ye imitwaro. Basubira mu mudugudu. Yuda na bene se bagera mu nzu ya Yozefu, basanga akiri aho, bamwikubita imbere. Yozefu arababaza ati icyo mukoze icyo ni igiki? Ntimuzi yuko umuntu umeze nkanjye ashobora kuragura koko? Yuda aramusubiza ati databuja, turagusubiza iki? Turavuga iki? Turireguza iki? Imana yamenye gukiranirwa kw'abagaragu bawe. Dore turi imbata zawe databuja, twe n'uwo cya gikombe kibonetseho. Aramusubiza ati ntibikabeho ko ngiranywa. Uw'igikombe kibonetseho niwe uri bube imbata yanjye, ariko mwe mwigendere mujye kwa so amahoro. Yuda yemera kwitangaho incungu ya Benyamini. Yuda aramwegera aramubwira ati
databuja, ndakwinginze njyewe umugaragu wawe, reka mvugire ijambo mu matwi yawe. Uburakari bwawe bwo kugurumanira umugaragu wawe, kuko uhwanye na Farawo rwose. Databuja, ntiwabajije abagaragu bawe uti uracyafite so, cyangwa hari undi mwene so mufite? Natwe tukagusubiza databuja tuti dufite data w'umusaza, hariho n'umwana yabyaye ashaje, aracyari muto, mukuru we yarapfuye, niwe usigaye ari ikinege mu nda ya nyina, se aramukunda. Maze ukabwira twe abagaragu bawe uti muzamunzanire murebe. Tukakubwira databuja tuti uwo muhungu ntiyasiga se, yamusiga se yapfa. Nawe ukabwira twe abagaragu bawe uti umuhererezi wanyu nimutamumanukana ntimuzongere kunshiryera. Nuko tuzamutse tugeze kuri data umugaragu wawe, tumubwira amagambo yawe databuja. Data aratubwira ati nimwongere musubireyo nduhahireyo utwo kurya. Turamusubiza tuti ntitwasubirayo. Umuhererezi wacu nitujyana tuzamanuka tujyeyo, kuko tutabasha guca uwo mugabo iryera umuhererezi wacu tutari kumwe. Data umugaragu wawe aratubwira ati muzi yuko umugore wanjye twabyaranye abahungu babiri, umwe akamvaho, nkibwira ntashidikanya yuko yatanyaguwe n'inyamaswa, nanjye nkaba ntakimubona. Nimunkuraho n'uyu akagira ibyago, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu z'igikuzimu. Nuko none najya kuri data umugaragu wawe tutari kumwe n'uwo muhungu, data akabona tutazanye yapfa, kuko ubugingo bwe bwiboshye kubw'uwo muhungu. Twe abagaragu bawe tukaba dutumye imvi za data umugaragu wawe zimanukana ishavu z'igikuzimu, kuko njyewe umugaragu wawe nishingiye uwo muhungu kuri data nti nintamugushyikiriza nzaba ngukoreye icyaha data kitazamvaho iteka. Nuko none ndakwinginze databuja, njyewe umugaragu wawe ngume mu cyimbo cy'uwo muhungu ndi imbata yawe, kandi uwo muhungu atahane na bene se. Nasubira nte ngo njye kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu, ne kureba ibyago bizagera kuri data. Chapitire ya 45 cyangwa igice cya 45, titire yaho iravuga ngo Yosefu yirondorera bene se. Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere y'abo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati nimusohora abantu bose bambise. Ntihagire umuntu uhagararana na Yosefu ntiyirondorera bene se. Atera hejuru ararira. Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati ndi Yosefu, data aracyariho. Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Yosefu abwira bene se ati ndabinginze nimunyegere. Baramwegera aravuga ati ndi Yosefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwaguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 hatazahingiramo ntibasaruremo. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Nimwihute muzamuke mujye kuri data mumubwire muti umwana wawe Yosefu ngo tukubwire yuko Imana yamugize umutware wa Egiputa hose. Manuka umusange ntutinde, kandi uzatura mu gihugu cy'i Gosheni, umube bugufi wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikumbi yawe n'amashyo yawe n'ibyo ufite byose. Kandi ngo azakugerererayo, kuko hagisigaye imyaka 5 y'inzara, we gukenana n'inzu yawe n'ibyo ufite byose. Kandi murirebera na mwene mama Benyamini arirebera.
yuko ari njye ubyikuriye mu kanwa. Kandi muzabwire data icyubahiro cyanjye cyose mfite muri Egiputa, muzamubwire ibyo mwabonye byose, kandi muzatebutse data mumuzane ino. Yozefu ahobera mwene nyina Benyamini, begamiranye amajosi ararira. Benyamini ararira ku ijosi rya Yozefu, aririra ku ijosi rya Yozefu. Asoma bene se bose abaririraho, nyuma bene se baganira nawe. Inkuru iteye emosiyo. Farawo na Yozefu batumira Yakobo. Inkuru y'ibyo igera kwa Farawo yuko bene se wa Yozefu baje, binezeza Farawo n'abagaragu be cyane. Farawo abwira Yozefu ati, bwira bene so ngo nimugenze mutya, muhekeshe indogobe zanyu imitwaro, mugende mujye mu gihugu cy'i Kanani, muzane so nabo mu ngo zanyu, muzi we, ngo nawe azabaha ibyiza byo mu gihugu cya Egiputa, muzarya ibirushaho kuba byiza byo mu gihugu. Ndagutegetse kubabwira uti, nimugenze mutya, mujyane amagare yo mu gihugu cya Egiputa yo gushyiramo abana banyu bato n'abagore banyu, muzane na so muzino. Kandi ntimwite ku bintu byanyu, kuko ibyiza byo mu gihugu cya Egiputa byose ari ibyanyu. Abana ba Isirayeli babigenza batyo. Yozefu abaha amagare nk'uko Farawo yategetse, abaha n'impamba. Kandi uko bangana aha umuntu wese imyenda yo gukuranwa, ariko aha Benyamini ibice by'ifeza 300, amuha n'imyenda yo gukuranwa 5. Na se amwoherereza izi ntashyo: indogobe 10 zihetse ibyiza bya Egiputa, n'indogobe z'ingore 10 zihetse imyaka y'impeke, n'imitsima y'ibyo kurya bindi z'impamba bya se. Nuko asezerera bene se, bagenda ababwiye ati, mwirinde ntimutonganire mu nzira. Bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i Kanani kuri se Yakobo. Baramubwira bati, Yozefu aracyariho, niwe mutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Yakobo ararakara kuko atabemereye. Bamubwira amagambo yose Yozefu yabatumye. Abonye ya magare Yozefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se wabo Yakobo urahembuka. Isirayeli aravuga ati, ibyo nibyo bizi, Yozefu umwana wanjye aracyariho, ndajya kubonana nawe ntarapfa. Amen, amen. Tuzakomeza n'umunsi wa 10 dutangira shapitire ya 46. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha.